Imana ishimwe cyane bene data, ndashimira se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu mwanya, kugira ngo nganire nawe, kugira ngo dusangire nawe wewe unumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo dukora byose tubikorane intego yo kuzabona Imana. Nibwo tuzabasha gutsinda ibigeragezo, nibwo tuzabasha gutsinda intambara, nibwo tuzabasha guca mu mwijima w'icuraburindi tugahuruka mu isanzure ry'umuco w'Imana, nibwo tuzabasha guca mu butayu buremereye aho abantu bicwa n'izuba n'inzara ndetse n'inyota. Kubw'iyo ntego nibwo tuzobasha kuhaca kugira ngo twinjire mu gihugu twasezeranijwe ariyo Siyoni ku Mana. Nibwo tuzabasha gucishwa bugufi, nibwo tuzabasha kwihanganira ibitugerageza ndetse n'ibiturwanya kugira ngo tubashe kwakira ikamba ry'uwanesheje. Nuko tugendana, nuko ibyo dukora byose tukabikorana intego yo kuzabona Imana. Imana ishimwe cyane. Impamvu dusenga cyane nyuma tukabivamo, impamvu twuzura umwuka cyane nyuma tukabivamo, impamvu turirimba ndetse tugafashwa ariko nyuma tukabivamo, ni ukubera iki? Ni ukubera yuko ari nta ntego tuba tubikoranye intego yo kuzabona Imana. Ariko iyo ufite intego, iyo ntego yonyine nizo ituma utagendera mu ntego z'abandi. Iyo ntego yonyine nizo ituma utarangarira ibyo abandi barangariye. Iyo ntego yonyine nizo ituma udasamarira ibyo abandi basamariyemo. Iyo ntego yonyine nizo ituma uba maso, ugatuma utumbira ijuru, kubera yuko ufite intego kandi intego ihamye, kandi iyo ntego ari nta yindi ari ukuzabona Imana. Ni ukuvuga ngo ibitavuga Imana byose tubitumbira cyane. Ni ukuvuga ngo ibitegaragaza Imana cyane ibyo ntabwo biheza umwanya, kubera yuko intego yawe ni ukuzabona Imana. Imana ishimwe. Ibiganiro bitarimwo Imana ibyo ntubitindamo. Impamvu yewe ukibitinzemo nuko ari nta ntego yo kuzabona Imana ufite. Inama zose zitavuga Imana, inama zose zitaganisha ku Mana, izo impamvu abenshi bazitindamo ni ukubera yuko ari nta ntego yo kuzabona Imana. Ariko umuntu wese ufite intego yo kuzabona Imana, ikizamukugaragariza nuko atazatinda mu bitarimwo Imana. Imana ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Tito isura 1:2. Haravuga ngo, uyu ni Pawulo yandikiraga Tito, aravuga ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho, ubwo Imana itabasha kubesha yasezeranije uhereye kera. Amen. Uyu ni Pawulo wari ufite intego yo kuzabona Imana. Pawulo wari waramaramaje mu nzira igana Siyoni ku Mana. Aravuga ngo niringiye kubw'intego yari afite. Iyo ntego yamuhaye ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ni ibyo kuzabona Imana. Intego nziza, intego yo kuzabona Imana ituma agira ibyiringiro. None ufite ibyiringiro ki? Ta ntego ufite yo kuzabona Imana. Indirimbo ntizaguheza ibyiringiro, amawubiri ntiyaguheza ibyiringiro. Amawubiri yonyine gusa ukayumva gusa udafite intego. Amawubiri aguheza intego yo kuzabona Imana ku mutima mwiza ushaka kumva indirimbo, ku mutima mwiza ushaka kwakira. Urakira message z'ijuru, none ya message ikaguhesha iki? Ikaguhesha intego yo kuzabona Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dukora tuba tubikorana intego yo kuzabona iki? Yo kuzabona Imana. Mu bibazo byawe uzinjiremo ufite intego yo kuzabona Imana. Mu kazi kawe gakore, ariko ugakorane intego yo kuzabona Imana. Nibwo uzagakora neza kuko Imana ishaka, nibwo utazagwishwa n'akazi.
uvuga akazi nkora karagoye, akazi mbamo karagoye, ni ukuri kurinda ibyo kwizera biragoye. Impamvu bigoye niki? Nuko ari nta ntego ufite yo kuzabona Imana. Ariko iyo ufite intego yo kuzabona Imana, akazi ukora ntikakugwisha, ibiganiro uganira ntibyatuma ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, imibanire yawe ntiyatuma Uwiteka atakwishimira, kuko hariho intego yonyine nizi kubera limite, izi kubera uruzitiro, izi kubera limite kugira ngo udakora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu rero Yobu kubw'intego yari afite yo kuzabona Imana, yihanganiye umubabaro wo kubura abana biwe, yihanganiye imibabaro yo kubura amasho yiwe, yihanganiye ndetse n'agasuzuguro k'umugore yari asigaye amusuzugura ndetse akanamuyobya, ashaka kumwereka yuko ibyo yiringiye bidafite ishingiro, ahubwo agomba gutuka iyo Mana akipfira. Ariko Yobu kubw'intego yari afite yabashije guhagarara kigabo, arashikama, aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bapfapfa, navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, kandi zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Kubera iki? Ibyiringiro. Kubera iki? Kubera intego yari afite yo kuzabona Imana. Ari nayo mpamvu yabivuze mu isura ya 19 umurongo wa 27, aravuga ngo nzayireba ubwanje, amaso yanjye azayitegereza, ntabwo ari amaso yundi, nuko umutima wiwe umazwe n'urukumbuzi. Intego yonyine niyo yatumye avuga ngo azareba Imana, niyo ntego yari afite. Intego ni imwe, intego yari afite ni ukuzabona Imana. Ariyo mpamvu yihanganye. Nawe mwene data, nimba ufite iyo ntego uzihangana, nimba ufite iyo ntego uzakubitwa ariko tuzonoga, nimba ufite iyo ntego uzagwanwa ariko tuzatsindwa. Icyangombwa ni ukugira intego yo kuzabona Imana. Nimba ufite intego yo kuzabona Imana, bazagushuka kenshi ariko tuzoshukika, kubera yuko ufite intego yo kuzabona Imana. Impamvu abantu bashukika bakarozwa mu bidakwiye nuko badafite intego yo kuzabona Imana. Impamvu abantu babwibwa amagambo atariyo bakayemera nuko badafite intego yo kuzabona Imana. Impamvu umuntu aguhindurira icyerekezo nuko icyerekezo cyawe kidahamye cyo kuzabona Imana. Uraririmba ariko ntubihamyemwo, urasenga ariko ntubihamyemwo, urabwiriza ariko ntubihamyemwo. Kuko uyobya bizoroha cyane, kuko ari nta ntego ufite, intego yo kuzabona Imana. Imana ishimwe. Kubera Yobu yari afite intego yo kuzabona Imana, ariyo mpamvu yavuze ngo nzayireba n'ukuri, uko bizamera kose nzayireba, amapfa abe menshi nzayireba, kubura abana bibe nzayireba, ibitutsi bibe nzayireba, inshuti zimveho nzayireba, imiryango impagurukire nzayireba, abantu bampagurukire bambeshere nzayireba, n'izina rya Yesu. Nawe wari kuzoza ubivuga, ubwira iyo ntego yo kuzabona Imana, ubwira intego yo kuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, ubwira intego yo kuzabana n'abera b'Imana, utandukane n'abisi, utandukane n'ibibazo by'isi, ubwira intego yo kuzabona Imana, ubwira intego yo kuzabona Imana, ubwira intego y'ibyishimo by'iteka ryose, ubwira intego yo kuzaba ahera, ubwira intego yo kutazapfa ukundi, ubwira intego yo kutazababara ukundi, tukababare mu isi wongere kandi ubabagwe no mu ijuru. Ariyo mpamvu Yobu yabivuze, aravuga ngo nzayireba n'aya maso yanjye, kandi ntabwo azabara amaso yundi, umutima wiwe umagwa n'urukumbuzi. Reka umutima wawe ntumagwe n'urukumbuzi rw'ibyaha. Abantu basigaye bakumbura ibyaha, akaba yotega indege akaja mu yindi state, akaba yotega indege akaja mu kindi gihugu, kubera yuko yakumbuye ibyaha, kubera yuko yakumbuye inshuti mbi, kubera yuko yakumbuye amagambo mabi. Reka gukumbura ibyo, kubw'intego nziza uzakumbura ibyiza, kandi ibyo byiza ari byo kuzabona Imana. Imana itubabarire. Ugasanga umuntu kubera intego mbi agakumbura, kandi agakumbura nabi, agakumbura iyo yabaga, agakumbura bibi, agakumbura gutukana, agakumbura kwica, agakumbura gusebanya, agakumbura gukora ibyangwa n'Uwiteka, agakumbura ubusambanyi, agakumbura urugomo. Kubera iki? Kubera intego mbi. Ariko niwagira intego nziza mwene data, we numva intego yo kuzabona Imana, intego yo kuzabona abera b'Imana, intego yo kuzaba ubudapfa, intego yo kuzabana n'uwera wa Isirayeli wagucunguye, intego yo kuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, n'ukuri
ni ukuri uzoguhorana urukumbuzi rw'ibyiza, uzahorana urukumbuzi rwo kuzareba Imana, uzahorana urukumbuzi rwo gukumbura abera, uzahorana urukumbuzi rwo kwishimira Imana, uzahorana urukumbuzi. Niyo mpamvu rero ntakizakunyeganyeza. Mwene data, nimba usenga, sengana intego yo kuzabona Imana. Ibiganiro byawe bibe mu intego yo kuzabona Imana. Ni ukuri nibwo uzagira ibiganiro byiza. Ibitekerezo byawe bibemo intego yo kuzabona Imana, uzatekereza neza. Imana ishimwe cyane. Ndetse no mibereho yawe ibemwo ibemwo intego yo kuzabona Imana, ndetse no kurera abana ubarerane intego yo kuzabona Imana. Hari abantu barera abana tibabarerane intego yo kuzabona Imana, kuko umwana araho reka mureke, reka muheze freedom, kuko ari nta ntego ufite kuzabona Imana, nta n'intego umuteganyirize kuzabona Imana, ukamwihora akitwara uko yishakira. Nico gihe usanga bamwe bahindutse abicanyi, abandi bahindutse indaya, abandi bahindutse abananirana, abandi bahindutse ukibaza uyu mwana yavuye muri wewe utaragize intego. Umwereke n'intego yo kuzabona Imana.